Murabona neza nk'ibisanzwe ni Shumbushoja guturuka muri Skills Driving and Language School. Ngiye kubigisha uburyo ushobora gukora ikizamini cya circulation ugakora ishuri ugatsinda kandi kuri category A. Abantu benshi bakunda gusubiza ikizamini cya circulation kubera ko baziga imyoteri, utubagiye icyoteri ugasanga ntabuze gukoresha fitensi zose bitewe na site wakora ikizamini nkuko bisanzwe mu kubona ko twe turi ku site ikizamini. Ahantu wigiye ni naho ukora ikizamini. Ushaka kutuvugisha kutwandikira telefone yacu ni 079 38 9 981. Ugiye kumusora uraza gutera comment hasi umbwira uko nabikoze. Nakoze twagiye. Ibi bisanzwe rero utangira wambaye casque yawe cyangwa se ingofero kwirinda ibyago. Kareba neza uko nakonto gafunze neza. Arangiza kurira moto yawe. Karako ko na fitensi nimwe irimo. Sanze nta irimo watsa moto yawe waringanisha ibintu bya neza ukumva ko imeze neza. Akujya ubanza wumve umugeri wa shoferi. Umva ko karibose. Umva ko na moto iturika nta kibazo ifite. N'ingi nawe ukora ikizamini. Urukiza ako kantu so twagiye. Ukimara gutwikira witegura urugendo. Fitensi ya kabiri, fitensi ya gatatu, fitensi ya kane. Ngata mpangura ngakatana fitensi ya gatatu icyoteri cy'ibumoso. Nkamanuka ndi muri fitensi ya gatatu ngatera icyoteri cy'ibumoso nanone. Nimara gutambitsa mutashya mu fitensi ya kane ndetse mete nyikuramo subire gatatu kabiri n'icyoteri. Ntangiye kwa n'umupolisi ndazamuka na kabiri riba magarika ndatashyira mu fitensi ya mbere magarika. No ku polisi amagaritse. Noneho yongera amagurutse magarari. Ashaka kongera kumbwira guhaguruka none ngongira nkahagarara kuko mba n'ifitensi ya mbere nazibaza. Ambwiye kuzamama amaboko ndarekura ariko na fitensi mfite muremo ya fitensi rimwe pateferi cyane hanyuma nzamu. Guys monye mbikoze gute? Ntabwo bikomera biroroshye cyane. Nanjye mbikoze rimwe nawe uzaza ubikore rimwe kuko ikizamini gikorwa ishuri rimwe gusa nta kindi. Nta handi rero wabisanga uretse gusa iwacu muri Skills Driving and Language School. Niba ushaka kwiga mekanike, kwiga amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga kategori zose A, B na C ndetse na F, turari kugira tugufashe. Dukoremera mu Giporoso hafi na KFC. Twandikire cyangwa se uduhamagare kuri telefone twavuze hejuru. Akarusho kandi byose amafaranga wishyuye atagaciro ubonye perime yawe. Bisobanuye ngo ni paka ubonye perime n'andi mafaranga utanze. Murakoze cyane ndabakunda. Twashumbushoja.